ikintu cyabayeho twagiye kumva twumva imodoka irahubanganye ikora hino ikora hirya tuvuze induru tuti mu izina rya Yesu tabara, mu izina rya Yesu tabara, ariko birangira imodoka ibuze uko ibigenza iragenda ikubita igiti ibirahirimye, igiti nacyo kiba kiranutse kiyigwa hejuru, imodoka irapindagara. Nanjye ubwanjye ngiye kubona nareba ababyeyi nkabona amaguru nkabura ibihimba, nareba abo twari kumwe nkabura umuntu, nareba nkabona agapande k'umuntu, amashakoshi nkabura iyo biri, ibintu byose byanyanyagiritse. Noneho mama Mutesi ndavuga ini se ibintu birashoboka ndi muzima se marota cyangwa ndiyumva numva nta kibazo ngize. Imana indindira telefone yo kabyara yari bizi ko ariyo ndi butabarizeho, ngiye kubona mbona ihagamye nkangaha, ngiye kubona mbona n'irangamuntu nayo mbona ihagamye nkaha. Ubwo nyine hari umubyeyi babuze ukuntu tuvamo, nabuze n'ahantu nanyura habe na hatoya, abandi nyine byari byarangiye, abandi bari muri koma, nisanze mbona ndi njyenyine. Nuko ubwo rero sinzi ukuntu beguye imodoka gato munsi bakururamo umubyeyi wapfuye, bamaze kumukura nanjye Imana inciriye akanzu, nanjye mbanubitse inda, nshyira amaguru inyuma ndambika inda, ngenda asubira inyuma gake muri ako kenge, mbona mvuyemo. Abantu baticara nawe ufite igihunga, Yesu yari yankomeje nkomeze nta birenze byawo. Tugiye kubona tubona imodoka iradandabiranye, ikora hirya ikora hino, ababyeyi turasakuza, ikora hirya nk'uko yava nk'ariya mu metero nka zingahe, igeze imbere ihita ikubita igiti kiraranduka, birabarandutse n'igiti kiyigwa hejuru, none iragenda irapondapondama gutya. Icyo kintu kisha abantu, ariko yabuze feri. Buri bucya tukagenda, Imana yanyeretse dukora impanuka, ati ngiye kubona mbona njye Imana nka hariya hirya, ati mbona nta kintu mbaye gikomeye cyane. Noneho rero imodoka yatugije tugiye guhaguruka bukeye, ikimara guturuka nka hariya umushoferi aparitse, kuko abantu b'Imana baba bafite amakuru, nuko yumva ijwi ngo rimubwira ngo dore ya modoka iri bubarangize, ariko yanga kuduhabura ngo dukure umutima, kuko abaturugendo ntabwo tuzubika. Nk'umuntu w'umubyeyi kandi w'umuyobozi aravuga ati wenda se amajwi ya ruguru na Satani yabwira umuntu cyangwa n'iki, we abifata gutyo. Mbere ko muhaguruka yumvise ijwi ngo Mwiriwe neza nshuti zanjye, amakuru ni kuri Star 204 TV. Uyu munsi tuje atari umunsi wo kwiga ku miti, atari umunsi w'inama, ahubwo ni umunsi w'akababaro, ni umunsi w'akababaro. Izi mpanuka zikomeje kudutwara abantu mu kwezi kumwe, murabizi hari impanuka yabereye hariya Rulindo yahitanye abantu benshi 20, murabizi. Hari indi mpanuka yabereye mu karere ka Kamonyi yatwaye abana bagiye ku ishuri. Ni ibintu mu by'ukuri bibabaje, ni ibintu utamenya impamvu yabyo. Hanyuma dore none n'iyi ngiyi nayo, iyo abantu bari bagiye gusura, umuryango wari ugiye gusura umukobwa wabo bashyingiye mu karere ka Rubavu, nabo bagize impanuka ikomeye nk'uko mubibona. Hamaze abantu 7, higanjemo abakristo bo muri APR Batsinda ndetse na Giheka. Birababaje, ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu rwose ubona utamenya impamvu yabyo. Kandi hagati aho, mbere y'uko iyi mpanuka iba mu cyumweru gishize, ndetse ku Gaseke habereye indi mpanuka nayo ihitana umugore n'umwana, usibye yuko itavuzwe cyane, ariko murumva ko uku kwezi kudutwaye abantu, kudutwaye ababyeyi, kudutwaye inshuti, kudutwaye abavandimwe. Uku kwezi kwa kabiri ni ukwezi u Rwanda rwagezemo ibibazo rwose. Imana yo mu ijuru niyo gutabara, niyo yo kurengera abantu bayo, niyo gukomeza imiryango yabuze ababo. Ntabwo byoroshye. Mwumvise ko mo hano muri iyi yabereye Rubavu yo harimo umugabo wajyanye n'umugore we, bose batashye bitabye Imana. Mu by'ukuri ni ibintu bibabaje, ni ibintu biteye umubabaro, ni ibintu biteye agahinda.
ntabwo byoroshye kubyumva, imitima yacu irababaye, imitima y'abantu irashengutse kubera izi mpanuka, rwose wa Mana we aho bigeze dutabare, kuko ibi bintu ntabwo byoroshye, biteye ubwoba, biteye ikibazo. Aba bose mubona ni abantu baguye muri iyo mpanuka, ni abantu bari baherekeje mugenzi wabo agiye gusura umwana, aba bose mubona bitabye Imana, abantu bagiye bahumuriza imiryango yabo, ntabwo byoroshye, byakoze ku mitima, ni ibintu bitoroshye, ni ibintu bitumvikana, ni ibintu utamenya ngo ibi bintu birimo biraterwa n'iki. Abashoferi bariraye mu muhanda, twumvise ko uwari utwaye kiriya gikamyo cyagonze abana bari bagiye ku ishuri, we bamusanganye ibiyobyabwenge birimo inzoga zimwe bita ibyuma, we byatewe n'ubusinzi. Ariko mu bari kumwe n'aba bantu bakoze iyi mpanuka ya Rubavu baremeza ko rwose shoferi yari muzima, shoferi yagendaga neza ndetse yari yabatwaye neza. Ariko ngo ikibazo cyaje kubaho ni uko imodokari yabuze feri, ibura feri, hanyuma iragenda igonga igiti, imaze kukigonga nacyo kigwira imodoka, ndetse imodoka ubwo yari yamaze no kubiranduka. Niko gutakaza aba bantu bose bangana gutya. Twihanganishije imiryango yabuze ababo, twihanganishije imiryango yabuze inshuti, twihanganisha abana babuze ababyeyi, twihanganishije ababuze abavandimwe muri iyi mpanuka. Mukomere, 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 ariko dusengere iki kibazo cy'impanuka zidasobanutse kandi zirimo guhitana abantu benshi icyarimwe. Dusenge, dukomeze dusenge, ahasigaye mwese Imana ikomeze kubarinda kandi ibahe umugisha. Murakoze cyane, mwibuke gukora subscribe, share na comment, mukomeza kwihangana, mukomere, mukomere, mukomere.